Sheri yitwa Soso. twibwiranye yambwiye Yego kubera kuba inshuti na mama agakurikirana ibyanjye nanjye yabaye inshuti yanjye umwana mwiza ko umuntu ugukurikirana nta n'ubucuti wambaye mwari mufitanye cyangwa nta mutima musiranye n'ukuri n'Imana yonyine yamwohereje n'ukuri Imana ikumwigisha tusanze mbambwire se nyine mwese Imana imumugisha ariko nyine nyuma y'ibyo biranyishe ndashonje cyari nicaza neza ngo ikindi kibazo gihari uko nimba ushonje mbere ko tujya mu rugo tuba ducana tukugure nk'inkoko mu rugo tujya gukora iki tugende dushaka ahantu tujya turye tunywe hano si ahantu ntabwo ari ahantu ni umunaniro mwinshi mu maso ubwo kumara iminsi adasinzira. wasinzira gake basi uko ubwo wasinzira wowe sinubwo kwiyakira nyine kumva ko ibibazo bisanzwe Imana iyo yakwandikiye kuza wageze ngo niyo gukora iki warangiye gufungura igihe urimo n'abantu bagona abavuza induru abagira ute n'abarara baririmba nose wakutamukoza kuririmba bitiwe na tugiye nkahizi niyo umuzi twajya tumushakira ahantu yicarana tuze atukanyiriza tuje ntabwo n'ubu nta mbaraga afite suko yabiberwa hano ruguru hari ahantu hari ububari na resitora twareba ahantu yicara bakamushakira icyo kurya cyoroshye. uzaniye amakuru meza urumva mu minsi ishize nasuye Nyambo ambwira ko bishobora kuba bigiye kugenda neza nyine bakamufungura. Yego mwana we ntabwo waruhiye ubusa. Numva nyine baba bakoze iperereza bakagenda bamenya amakuru make nyine. Numva ko byasa kose nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ko byasa kose ubwo bigiye kugenda neza. Erega byanze bikunze iperereza nicyo riberaho kandi ubuyobozi bwacu bufite ubushishozi ntago bari kubura kutamenya ikimenyetso ubugizi bwa nabubwo. Mbega wa munasi hashobora kuba ari umuntu wabigiyemo kuko nyine ntago umuntu yapfa kuvuga ngo wenda ngo bagiye kumufungura gutyo gusa nta muntu wabigiyemo. Hari umuntu ushobora kuba biri inyuma akaba yarabigiyemo kuko afite amakuru akaba yarabivuze nyine akavugisha ukuri uko abizi muri make. Mwana we utagushima yabo wandi yo mana nyagasani wabwo icyubahiro kandi warakuze cyane ariko nanone ndabibara mbibonye mwana we ibyo ntawamenya ushobora ubwo nimubona ahagaze aha aje ku nzu cyangwa ageze oya nibyo ntabwo biba bihagije yanataha agasubiramo nabyo bibaho cyane rwose iyo hagize ibindi bimenyetso biza numva n'ubundi bashobora kumurekura yego ariko bagagumye bagakora iperereza. Rero igihe imyaka iza ntawamenya ikagenda gutya kwiziringa ikakwiziringaho ejo kakongera bati uvayo. Nuriya rumva bakoranye urugomo yanabijyamo nyine bikagira ingufu ugasanga wenyine n'amafaranga ugasanga nyine uyakoresheje avoka nyine uhenze karangira udafite amafaranga aburijwemo usanga birapfuye rero ntabwo wabyizera 100%. Ariko reka twizere yamuremye Imana ishoboye byose yamuhanze ikamurema ikemera ko aba umwana wanjye isagira ikikora. oya Nyambo n'umunyamahirwe kuba afite mama we mwiza gutya yashobora kubigiramo umugisha. Oya ndasenga ntabwo Imana kandi ibura kuntega amatwi irayantega amanywa na nijoro amarira narize urayazi wa mwana amajoro naraye ariko Nyambo nta bana afite. n'ubumeze kandi kumva nishimye ariko none rutsinda kuzanira iryo n'inza abo barega
tuba tukoresheje bushyashya ntabwo biba bimeze nk'aho byahiye bajya kuyifata bakajya gusubiramo ibiti byose ntabwo bahita bitangira ako kanya bitandukanye n'ibiryo bisanzwe. nkumbuye ibiryo mana yanjye akufata inyama nkayirya kuko nkumva ko nkariye kabisa. bamara bari kubitunganya nyuma y'iminota 30 rero bitugezeho yose ririmo yaba nyiriho hatari. Anyway nkajya ni sosi warakoze nk'uko nazi nzira wabicishijemo kugira ngo bashe kuba byakemuka akiya yose nyine icyambere no mbona umufasha wanjye yambaye imbere yanjye so biro warakoze cyane. ni imana ahanini yabikoze. ubwo ni Imana yagukoreye. ego nubwo byagoranye nubwo byansabye imbaraga nyinshi kuvugana n'umwavoka wawe nawe utari woroshye ariko hamwe n'Imana birakundi. Wow, mbano kuri Imana iguha umugisha. Njyewe nk'ubundi kumva narabyizera ko ndi hanze ndi kumva hari ishobora kugira ngo hasi bakure bakamba. Oya kandi hari ubwo sitorotse niba wakwiriye kurose baramufata kubaza cyane ikindi cyawe ukeka urasinya bagusinyisha kutashye ubundi ubwo ufite n'ubwishye shanyine niko pendo utizera ikintu ritwera ahantu wari umaze iminsi cyazi arana ni habite umuntu kwanga yakwifuriza gufumba n'ukuki biga ahantu utisanzuye urajya kuri toilette kubera ko ndi ku masaha nabwo ntago ari gufata kurya inzara irakwica. Mba naramenyereye kujya muri firigo nkakubitana n'imbuto ibiryo nkajya bite njya ku masaha nabwo subyira ikiwe apana warumye biragaragara pe wari urananutse nyine urabona ko wari umaze iminsi ahantu hatari hazima umva noneho bagira amaterime unasohotsemo turi kumwe bakajya bambwira ngo ubundi wowe wari waraje ngo gusura ngo gusa wavuga ngo urafunze ngo wari waraje gusura. hari umaze mu amezi nk'atandatu byonyine se oya ko hari abenda bari bahita bamanura bakajyana kuburana abo batarajyana kuburana basakuritse mu kwezi nawe imisi njye ngo ndahikojeje dakaye numvaga ari nk'umwaka uzi ko umunsi umwe wumva ari nk'ukwezi kugira ngo bwire ubundi bipfira mu kutiyakira ubu nigezemo ukahita wiyakira ukavuga ati ubu nibyo nimba ari iminsi ngiye kujyana ariko iyo mu mutwe harimo uti ndasohoka ndasohoka wowe yize mu kanya ushobora kuza gukuramo ukora nibaje utangira kumva byakubanye ibintu nta muntu wiyakira mu kintu nta n'ubwo utiyakira bariyakira ese nawe wasazamo wiyakiriye nubwo wenda hari uwabigiyemo kugira ngo babe bamuvuga ko agiye gufungurwa ariko sinzi ane yarimo wapi kabisa. nabo bari ku isi ntabwo mbifurije ikibi ariko ntawe isi itazunguruka ngo imikaragire isi irazunguruka. ese ko mbona umeze nk'aho byakunda kurwarira mu rugo gukiguma mu bitaro ngira nkongera nkaremba ushobora gusanga ameze gutya mu kandi kanya ugasanga ntiruva mu kanwa ariko urumva uyu muntu urwariye mu rugo byoroha kuba nyine yabasha no gukira cyane kurusha uko yaba ari mu bitaro. ceceka wa mwana we ribarira urumva wenda ugiye urwara gutyo bakajya bakujyana kwa muganga nibyo byaba ari bisaba utari wambona narebye arimo gushakisha wa mutu mpembura oya numva wenda warwarira mu rugo kuko urumva no kwishyura ibitaro n'iki nabyo birahenze cyane. Mane birebe byumve ikindi nabona nabo oya ibyanyamo byo biraza kujya ku murongo turabyizera kandi waratwose. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyagayirwa ngo niyakamwa. Nawe rero wakubona ukuri umwana ntihamenye ko wakora igikorwa ntago arebera inyuma ngo ubibone inyuma ntabwo wayibona wa undi wizeye ko yagufasha ntabwo ari ugufasha ufashwa n'utazi
oya Nyambo ni umwana mwiza ntabwo namutererana mu bibazo. Yo. Reka ngire mu rugo, ubwo urumva napanga no gusubira kumureba, urumva iyo bigeze kuri finali ugerageza no kujyaho cyane kugira ngo umenye amakuru yose. Kangende rero ubwo ibindi ubwo nagaruka nkakubwiye. Umuhanda mwiza, igenda urebe uko wandurura utuntu nyabusa, urebe ko wenda wanagerayo ukumva amakuru yo ukazagira ikintu umutekera akaza akarya. Yego, aho rero Imana iguha umugisha mwana wanjye. Rwose ni ukuramirwa n'uruhinja nka ruriya umugabo agaramyeho. Ntago haba harimo abantu batera inkuru zigiye zitandukanye bafunzwe. baba bafite inkuru zitandukanye banza banazihimba kugira ngo umunsi wire. Aho yaba bavugira noneho iyo ufite amakarita hariya uba ufite boro etage. Muranakira n'amakarita. Tungwa n'umunsi mugize Imana bakaguha amakarita n'urusoro ngo nyine wese wawe uroroha nyine kwiye. Icyaza Imana agize nuko nari nzi gukira amakarita. ntabwo wasazemo abagome. Bagenzi bawe ntibakunyuzuye. Umva nyine iyo ugezemo kabereka ko uri umwana mwiza bakwakayabuje ukayatanga sawa nyine nahoraga nyicaranye ngene abagore bajya bagendera. Umva ariko ntago babigize bambere abana rega nubwo ufunzwe kubera icyaha nyine uri gushinjwa, ariko haba hari amategeko arengera ubuzima bw'umuntu. Ntago nyine bakwangiriza kubagira uko nabo baba bafite amategeko bagenderaho. Rero ntekereza ko nta n'amakosa akibera nyine muri gereza ko babe bamubita umuntu bamukora ibyo bashaka ngo buriya muri gereza isuko habamo na gereza. Muri gereza habamo na gereza nkeka mbibisobanura. Urumva muri gereza habamo ko iyo ugiye muri gereza nyine iyo uri muri gereza ugakora amakosa maramufunga kandi n'indi uri muri gereza hari akumba bakujyanamo kitwa hando kutwa gutera nga ni kasho niba ngari iki aba ari ngo muri santimetero kijya baguhana ntabwo winyagambura nimba wijyamo gutya ubwo ni gutya. Bivuze ngo njya gukora ntabwo nari nkazi. Iyo uri muri gereza ugakosa barongera bakabyogana ngaro bakabufugira mu kantu gato kandi udafite uburenganzira nyine hari ibyo ubutemerewe nko kujya ngo kureba televiziyo nyine kuguhana kugira ngo wumve ko wakoze icyaha, kuko n'ubundi abantu bafunzwe bakoze ibyaha ari abo nuko bafunzwe niba bahane nanone kuba wenda baba bazi wenda bazana bakatira cyangwa ikintu n'undi barira. Niyo mpamvu rero bashyiraho amategeko nabo hariya kugira ngo batabangamira abanyu. No muri bagenzi banyu mufitemo abayobozi, no mu bagenzi banyu mufitemo abaraki. Noneho hari agaterime ngo bakujyana ku gitiyo sha mwabimenye ute se shaho yarahamutse umugore wawe. cyagiye yacecetse nacetse ko yansize ariko ntabwo yaserutse hanyuma yaze irakora Samweli yakize na nyuma yaze irakora biri kuza ese biyogesha niba ari ikintu nuko nyine ari ibintu bibonanga kurwara mu buzima. nta muntu ubikunda. Ibintu bimbuza gukora akazi kanjye, ibintu bimbuza nambi birarwanye kaza ngukunda amafaranga. Uzi kurwara nk'abakecuru arwara avuga igisambu cyanjye we amasinde yanjye narimye none nimba naribera azana nubwo uri kuri musaza wawe uragukorera imigisha nyine urumva hari ibipfa, ariko nanone umunyarwanda aca umugani avuga ngo cyagwa ntugabure kandi cyagwa ntukaburyo. impamvu mba mbivuze nawe urayizi kandi ni ibintu byumvikana. Ibintu tumaze iminsi dupanga dutegura ibintu biri kumbaho none ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahubwo nibagiwe no kubwira haza abantu ngo ni abavoka baje kureba ibyo bareba ngo bamenye uko byagenze. None ejo bundi ahub
sinzi wababwiye ngo kamera yonoza mu ofisi. Ibaza se babwiwe n'iki ko nashyize kamera muri ofisi yanjye, kandi urabizi ibyo bintu twarabivuganaga kuva mbere ko nzazishyiraho. Ibaza se ibyo bintu kumenyereye ko ibintu nk'ibyo ari polisi bikora, abavoka bo babibwiwe ni amaso akakubwira ziriya modoka urangura zishobora kuba zizamo za mayimuna. Nutubambura gute ko nzi ko ibyo bintu nawe tubiziranye twenyine. nese uzi ko babimbajije nk'aho bazi neza ko kamera zirimo.